wawe niko ngo babita. Aramubaza ngo pastor wemera ko Imana ishobora byose, wemera ko yarema ikibuye kinini cyane kiruta isi n'ijuru kikayinanira kugiterura? Pastor araseka ahita amusubiza ngo wowe se ko yakuremye ntiwayinaniye wambwa. Wowe se ko yakuremye ntiwayinaniye wambwa we. Umunyamakuru nengo aramubaza ati ko Bibiliya ivuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka, umubi we umuhabwa nande? Naho pastor Mpyisi ati komeza utayisimbuka. umvira iryo shanura umubi ni wowe umwera. Umva handi none umva handi muzehe pastor Ezira Mpyisi yarimo yigisha ijambo ry'Imana kuri radio, nuko ku musozo w'icyigisho afata telefone z'abantu. Ni kuri radio ndabizi. Dore ikiganiro yagiranye na Claude wahamagaye bwa mbere. Allo pastor, nitwa Tuganimana Claude ndi mu Bugesera. Yego mwana w'Imana. Icyigisho cyawe cyatunyuze cyane, ariko rero nari mfite n'akabazo nifuza kukubaza. Baza dufatanyije n'Imana turagusubiza. Buriya nukubera kimwe ikipe y'igihugu Amavubi batagihamagara Kagere Medi kandi bigaragara ko ariyo bari kuzaziba icyuho cyabambona buke. Pastor umva ugeze utamavubi arakakudwira. Nago umva ubundi nago njambiga ibintu bisekeje ngo nseka ibintu byampyisi biransetsa. Umva ugeze utamavubi arakakudwira. Ngiye gutangira umushinga wo kubaka. Ejo bundi nsomye Bibiliya mbona umurongo uvuga ko nta buye rizasigara rigeretse kuri indi. Ubu nahise ngiramo ikika ngo mbigendamo gake. Byukuri wenda dufate singiye ukritika ibitabo byanyu, ariko nimbe igitabo cyanditsemo ngo ibaruwa Paul mutagatifu yandikiye Abanyeroma. Twebwe nk'Abanyarwanda iyo baruwa iraturebaho iki ko binabujwe gusoma ibaruwa itagenewe? Iyo turimo kuyisoma ahubwo ubwabwe tuba turimo gukora amakosa, twagombye kujyanwa mu nkiko. Niyo mpamvu iyo bavuga Bibiliya yera, eske mu Rwanda dukeneye Bibiliya yera? Tracy morning. Shasha nsanze umugabo wambuze. Nibwo ndi kwanguka. Shikorera kakambwe kagahungu dukundana n'inkangu. Shanyine ubizi ko twari dufitanye gahunda ko uyu munsi gashaka kunsohokana. Ashaka kunsohokana kandi gashaka kugira ngo banze kaze no kunsura. None nashaka kukubwira wowe nikagera ngamite mwandikira SMS. Ubundi uze nyine uzahangaha kashaka ko tunaryamana kandi urabizi ndagafeka byadanje. Ndagira ngo uze ubundi nimara kuza kudusohokana turi kumwe gafite amafaranga kahembwe. Ubundi tugakure mbye karakagege. None ubu ndagira ngo uze kwaka inzoga zihenze gusa za Red Bull za Hennessy aba ari zo nzoga zonyine tubuze kuba turi kumanuza. Ihangane mbise ko ushaka kujya muri ya video wa mu bari kwihangana uze kujyaho nimugoroba. Ihangane ubwo nikazanyira leta mwandikira SMS ubundi nawe wituza. The problem about you, Sisi, you love too much. You fall in love easily. Too much. It's like you are desperate for love. Hey, y'all, come look at this. ntago ukunda umuntu kwera ngo gafite akazi cyangwa waho umukunzi uko ari nyine kanabuze wowe gafite. After you are done with that, ntabwo neze nyine wize amashuri angahe? Nta na rimwe. Ntabwo wize ukandagira mu ishuri?
nakandagiyemo mwisekesha Sasa ni bora kandagiyemo nyine wize mu kangahe nakandagiyemo ngiye kuvoma ku cyo Oh my god. kandi muba mubona umuntu aseka mukagira ngo yirengagije warize ntago nize wakanagiye mu ijuru ati narikandagiyemo ngiye kuvoma ku kigo Joye ibintu biri seriye rero cyane ngiye yasetse rero n'amarira araza pe ubundi guseka no kurira byanye byose ni kimwe okay Joye twikomereze uravugisha ukuri ntago wigeze wiga n'ishuri na rimwe mu wa mbere basi ubundi ntago wumvishe nimba utumvishe tubyihorera kandi nzinze You guys, I just realized ko my boyfriend tumaranye 10 years atakinkunda anymore, so I'm so heartbroken right now. I want you guys to be here for me because turi kuvugana and then ndamubaza, would you still love me? Yaba ndisazi. And he said no. He said no. I mean, how? If you love me, you love my soul. Ndisazi, my soul is there. Like, Han Irimo, you know, like, he's not supposed to say no. And he said no. You guys be here for me. Like, I don't know. I'm done. I'm done with boys. I'm done. No nabonye abanyakigali mwebwe mwateye imbere hari udutambaro muzana mu rusengero nabonye benshi na hano mudufite hari nushima Imana nabwiye Imana ko nzayizunguriza ngatamba amena tuzunguriza Imana gatambaro kumwigiza abasazi muri bazima nakagagenje mubona nakubeshye njyewe nakubeshye nakundanaga n'umuhungu tumaranye imyaka 4 numva ngo yatwitse umukobwa w'abandi nda reka shamita mutunga uruti rwo mu mugongo rero biri serious ngiye afashe nimero yawe ndaswapa ndafyonge fonda ndafanda sinzi ukuntu nkanze numva iciyemo ngiye kumva numva yitabwe n'umuntu umeze nkawe ariko ntabwo nzira kumvisha ikibazo byitabwe n'umutipe ntabwo nzira ko wumvisha yitabwe n'umuntu w'umutipe mfashe nayo nzikaro iyo nsanga yitabwe n'umumama nari guhita mukupa ariko kubera uri umugabo ahubwo tubigire vuba vuba uyu mwaka urangire tumaze kwibaruka. I can't continue writing exams where every time I'm getting zeros. For what? I'm dropping. But tell in fact, tell even the president that I have left. I'm going home. For what? Kuko ushize uwitwa Amo byamukozeho. Yateye ibuye atera kure. Rirarenga rifata imodoka ya benzi yase. Ise niko kumuhana by'intangarugero. Uwo munsi umwana w'umuhungu yarakubiswa avuza induru nabo hakurya mu rumongi bumva imiborogo ye. Nyuma y'icyo gihano kugira ngo namwe murabyumva byabaye ngombwa yuko twiga ndi mayeri. Twashatse ibiti birebire tuzirikaho imikwege byose tuhambiriza imikoba. Ibyo biti byari bifite uburebure bugera kuri metero nk'esheshatu ku buryo n'imyembe iri kure mu mashami twayigeragaho. Tujya gusarura aho tutibye twaciye ku muhanda wa kaburimbo abanyamamodoka badutuka kubera ibyo biti bigenda bijombagurana. Twasaga n'amasarigomye nta nkweto mu birenge twakuye amashati yewe twambaye amakabutura gusa. Imipira yo twayihinduye imifuka dusoromeramo imyembe. Umugore wiyubashye ubanza nk'inshuti y'iwawe kwa Mo yaduciye aramumenya. Yamukubise amaso arumirwa
yihutiye gukora ku kimenyetso cy'umusaraba ati mana ati gira vuba wambare mwana wanjye hatagira ukora uzi ko wagira ngo uri mayibobo neza neza. None abantu bakuru burya nabo bamenya kunsetsa. Inyuma y'iwabo w'impanga hari hatuye umudamu witwaga madamu Economopulos. Mwumva ikinyarwanda kigoye hano. Yari umukecuru w'umugerekikazi. Nta bana yagiraga ariko yari atunze tugera ku 10. Ubwo twinjiye iwe dusesera mu rugo tunyuze mu cyanzu, imbwa zo muri karitsiye zari zaraciye iyo mu ijoro zazaga gusenzanya iz'uwo mukecuru. Mu busitani bwe usibye igiti cyezaho imyembe n'indabo z'amoko zose